heza dushaka kugera. Uyu mwanya ni uw'ikinamico Idembe. Nimutega amatwi mwiyumvire. babajije umuntu muri promotion ariko vuye promotion Wenyutse uriya mugore wanjye ahubwo rwanda. Ese ntuzi ryabanga nakubwiye. Nararimize. Umugore wanjye twita umwana utari uwanjye. Urumva rero ni ikibazo kabisa. Hari n'igihe mba numva rwose ntajya mu rugo kuko nshobora kuvugana nabi nawe cyangwa se bikanesha umutwe bigatuma n'akazi ngakora nabi. Ibaze kuba ndi umukomisiyoneri. Nirirwa ndangira abantu ngo bajye mu mazu y'abandi. Nkaba narabuze n'umuntu n'umwe umbwira umushenzi waje mu nzu yanjye akanterera umugore. Ikibazo ahubwo se mbwira shasayi ifise sha na nubu nta nakanunu ntako pe naragerageje wapi na none ntabwo nari namumenye. ariko reka nkubwire shasayi njye nk'umuntu w'umugabo nkubwire mugenzi wawe wikwirwa wirushye uzamureke pe buriya zamukubwira bidatinze burya abagore se ntubazi azagira rya yivemo mukubwire wikwirushya umubaza buri kanya cyane byanavuhorega umugore akubwira akanakubeshya ashaka kukwikiza. Ntawamenya reka dutegereze turebe ariko shage nzamumenya. Uzamumenya bitari kera nakundi nyine. Rubamba Karamesayi reka ngire nyaruke ngende njye kureba ko nabonera umukiriya inzu ku Kacyiru. Ariko rwose ndagira ngo ngusabe nk'umuntu wanjye Rubamba. Ndakumva rwose ndagira ngo umfashe dukomeze tuneke. Rwose turebe ko nabona uriya muvuna mwe ko nabona uriya mushenzi wantereye umugore inda. Ndabigusabye umfashe byibuze ngiye mpfe kumumenya kuzamumenya. Ngaho mfasha rero turebe ukuntu twamumenya kabisa. Uwo muvuna muheto de kuko ndashaka kumumenya pe kuko ntamumenye rwose nazasarira muri Kigali. Suku ne kuvuze nuko ne nzaneka manywa neka ijoro neke mukabwibwi nzananeka yewe n'umuseke utambitse maze ndebe uwo muvuna muheto ukugerera mu rugo ariko kugira ngo ntazi wawe ku manywa di. Darahubwo ni mukuru wanjye bari dadu mpamagaye. Allo amakuru ki? Naye naguhamagaye nakuze. Yewe amakuru ntayo. Ibintu bikomeje kumbana ingora bahizi rwose. Aha dore naye nakubuze ngo mbikubwire noneho ubu numiwe pe. Urabona ejo nari ndi mu kazi nuko ndavuga ngo reka nyure ku ipironi nsuhuza umusaza n'umukecuru ariko navuye rwose nataye umutwe. Ariko ibibazo bya papa na mama kuko birakabije wewe muri abantu ntabwo urabamenyera umva ngenda kubwiye ko ugomba kujya ukora ibyo ushoboye ibyo udashoboye ukabireka kandi umva ubabwira yuko yewe navuze ko nakubwiye yuko bagomba kuza bagapfura mu cyaro uriyube ubwira ko hari njyewe nabivuze kandi nta yandi mananiza ngo mu cyaro nyine babwire baze mu cyaro ariko wibyita nk'ibisanzwe. Dore ubu ngubu noneho papa nta nuhari. Dore papa rwose ngo yagiye muri Kenya ngo kureba umuhungu wera ngo umuhungu yabyariyeyo. Nabajije mama nibuza agace yaba yaragiyemo avuga ko ngo nta cyazi rwose nta kintu na kimwe abizi. Ngo uwo muhungu we w'umushoferi ngo yamuhamagaye ari ninjoro undi nawe ngo abyuka agenda nta no gutekereza kuba yanatubwira byibuze. Ntuzi ya telefone ye yarafite imwe yakoreshaga yo ngiyo ngo yayigwatirije ku muhungu bacuruzanaga miti hariya ku muhanda ngo niwe wamuhaye amafaranga undi nawe agenda gutyo ngo uwo mushoferi ngo yari avuganye nawe. Nuko bimeze kabisa.
umukecuru wari aho nyine ni kwa kundi ko abashaka amafaranga urebye nta kindi mbese ni ibibazo ariko nyine nawe urabyumva none se ahubwo wowe iriya perereza rigeze hehe kuri wa muvuna amahitamo kuko wagutereye umugore idashaka shaho se wagize ngo uriya mushenzi koko nzanamubona dore na n'ubu ndacyagerageza gushakisha ariko byarananiye pe ahubwo dore ubu mpamagaye ndi kumwe n'umugabo w'inshuti yanjye witwa Rubambana turimo turarebera hamwe uburyo nazafata uriya muvuna muhito rwose ugize uti kimwana uzanzanira imodoka y'imifuka y'amakara mwana we ariko nyoboka ibyo ntibivugiye koko urabivuze amahwambuye rwose ndabyumvishe ko navuga ko ya pantaro yanjye y'umukara yacitse imifuka maze uzi ko nagezeho imodoka nashyiramo telefone ikagwa ariko mwana uguze imodoka ntiwantembereza Kigali yose ngo nanjye babone yuko umwana wanjye hagiye kunshajisha neza kuko mwana yamaye marira mbwira nuko njyewe se ngura imodoka uyigura nyine ariko ubundi mwana iyo modoka waguze ubona uyu muhanda ari mutoya koko ubu nuba warayihagaritse hano haruguru maze abaturanyi bose bakaza bababariza ngo uyu mwuzukuru ni uwanjye njyewe mateso se oya noneho ni njyewe ariko mwana ntukajya wijijisha rwose wicisha imyanda nyoboka none uko ko wari uzi ko mfite imodoka none se mateso mwana wanjye ubu koko nagira imodoka nari ku rwego rwo kuba nagira imodoka koko ariko ibi ni iki koko mwana none se mate nkubaze kandi unsubize ndakumva mukecuru ubu so wanyu Sayidi ko ayifite akurusha amashuri ayo wize nta kubyinshuro ebyiri ayo yize kuko mwana we ubu ntayifite ntiyirwa yiviringa ni amahirwe nyine ubwo yagize ariko nyogoko ndakumva mwana yewe uragenda unakomeje kugira ngo uri muriganirira rwose none burya urakomeje oya singanira mba nkwambuye nuko yamaye nkareba yewe mukecuru rwose yasasa n'uvuye gutanyina kugira imodoka se bigombera amashuri nyogoko maze mbe ntarabona akazi ngo amamodoka ye ubu navuye ibiro ndi Kigali gukora ibizamini by'akazi ubushomeri buranyishe none nayo ngo nguze amamodoka ku bizamini by'akazi n'inkweto zinsaziyeho utagira inkweto ngo agire imodoka da mana nyagasani we nyagira ngo ibizamini mubikorera mu mashuri aho ngaho mwabitsinda bakabaha impamyabushobozi zivuga yuko mushobora kubona n'ako kazi muvuga ahubwo umva nkubwire bate umva nkubwire mwana we ndakumva bose ugira urongore maze nibonera ikiraka cya kampani yanjye rwose nicyo mbashije kukwisabira mwana we ese ubundi wa mugani nyogoko ko nabonye icyapa hano kivuga ko ufite kampani yo kugira inama abageni bimeze gute ibyayo ni kampani yo kugira inama abageni dore ingo z'ubu zisigaye zisenyuka mwana we icyo kora kandi abakiriya ndababona umwe rwose bagenda baza gahoro gahoro ejo bundi hari uwo rwose nagiriye inama none hazashingirwa kuri Noheli iyi ngiyi yo mu kwa kabiri iyo mu kwa 12 ejo yego ko ariko uzi ko yihangiye imirimo nyogoko ariko uzi ko ibi bintu nanjye nyamara nako yewe ako se burangiye banyumvara ahubwo se buriya iyo kampani barayandikishije ra nyandikisha se hehe mwana we yakada no kwandikisha rwose kuko ino ni umutungo kamere mu by'ubwenge nyogoko yakada yego rata mwana wa mande fuse ko yari kuzajya akubita hirya no hino akabingiramo none akaba yararorongotanye mwana wanjye yewe akabino kurindagira cyo ko uri umuntu w'umusaza rwose ariko se nyogoko ndakumva mwana wa ubundi buriya wari usanzwe uzi ko afite uwo muhungu muri Kenyara wa mwana we abantu babaye abashoferi mwana wanjye rwose buriya nta wamenya ibyabo wamenya yarabyaye hehe nta wamenya wa mugani koko dore iyo twatonganaga yajyaga ambwira ngo mfite abahungu mawe yantumbaze ese uriya si Damari di medama karame mukecuru Damari we ndakumva mukecuru igira hino ngira icyo nkwibariza mwana wa mwaramutseho mukecuru waramutse neza mwaramutse nawe niko sha ngaho mbwira ukuntu wagwatiriye telefone y'umugabo wanjye mandevu ukaba rwose utayimpa n'iki kikubuza kuyimpa kuko mwana wa telefone se ko mandevu yayimpaye ngo nyifate muha amafaranga umva kubwira bagahunga mukecuru ntuvuge nabi wivuga nabi namuhaye amafaranga yanjye telefone yarayimpaye ngo nyifate umva nkubaze muyampese niko sha reka mbanza nkubaza arya ngo witwa Damari witwa Damari nyine witwa Damari witwa Damari nyine ni amafaranga angahe ushaka kurya wafata telefone umusaza kandi ari igomba gutunga umuryango ariko uzi ko nta soni ugira sha isoni ziki se hejuru y'ibyanjye namuhaye 8,500 ngo agiye kujya muri Kenya ampa iyo telefone ngo nyifate
urumva se nge nayibaha mutansubije amafaranga yanjye ariko ubwo uzaba ubwira urabazi koko ni muyame se nyibahe abo uhagaze imbere urabazi agasuzuguro kenshi ni muyame umva mate umva nkubwire mwana wa kuramo ubwo busabwa amafaranga umpere urumva nayazane telefone y'umugabo wanjye nagera vuba kandi nayame ukadusuzugure mwereke ko waminuje mwana wa uko wagira ngo murankana mwereke ko waminuje nasone ubwo muzabo turi ni muyame telefone ngiyi ndayifite umufuko umumpere ubwo busabwa amafaranga ntazongere kumpangisha yame nako ariko shari kunderekana ko nkubwira oya wimbwira umva nkubwira ubwo ushobora kunyereka inyandiko mwandikiranye zigaragaza impamvu ufite telefone ya sogokuru urazifite izo mpapuro wazinyereka nyandiko niko bujeni nikora niko umugore karame ye ese ntabwo wumva we ngo uhamagara koko gena hereye erega narindimo ntunganya ya myumbati nabonaga imvura imaze iminsi yarayibujije kuma ahubwo noneho sinzi abakunda ubugari muri uru rugo muragatoye niba muri burya iki simbizi mva mbese se abakunda ubugari ni bande ubwo urimo kuvuga aha ko tuba muri uru rugo se turi bake ubwo abo mvuze nabo bariyizi nyine ahubwo bavuga ibigondamye ariko nabuze igihe uzavuga ijambo rwose nyajambo narahibye ubugari se bakunda hari icyo bigutwaye ko mba nakoze kandi mba nkwiye kurya urabura kujya kureba ibitunga amatungo ugasaguza aho ngaho ugakomeza ukavuga gusa vuga ibitamuhaye agaciro ariko reba amatungo udararimo kwabira reka ntacyo zibaye ahubwo ziba zishaka kurya buri kanya ahubwo se ko hatangiye ntumbwire kiriya kibazo cya mateso na Korodine kimeze gute harya ngo inkwano macata ashaka niyiki niyo umukobwa we umukobwa we nose inkwano zo kabari y'iki nyine niyo umukobwa wawe n'umukorera mu kabari reka ngo yakameje da barashaka ko tumukwera anakumira rwose akabigasekwa nk'akeza rwose tumukwera neze turamukwera abantu bakiri gukundana abantu baba bakiri gukundana bagahita babakwa mva mbese mva kandi ako macate nawe aransetsa ubwo yivugiraga mva uko wabaye mbese ese burya nawe uri mu bashyigikiye ibyo ngibyo urwo rwaba badutera ngewe sinshaka kongera kumva ijambo na rimwe rijyanye ngo n'urukundo ngo n'urukundo nako urukururano rw'umuhungu wanjye nibyariye mateso ndetse n'uriya mukobwa ngo w'amacate Korodine nta soni koko ubwo nguko ntabwo kwaba ari ugushyingira ahubwo kwaba ari ugushyingura koko mana yego aha ntazika se sibyo mana we yego ndaseka mu bikomeye ariko nawe unavuze ijambo ribi uraseka useka iki uvuze ijambo ribi rwose none se ko ahubwo ubona basigaye bahana n'amafaranga ahubwo nyine nukubwira umuhungu wawe akareka urukururano kuko ndabona bigenda birushaho gukomera da njyewe nta wundi muti rwose umuti ni ukwishyura amacata amafaranga ye akankuraho izo nduru zo rwose ngo ni ukumukwera nkaho njyewe nafashe irembe we ariko rero njye ndaza kubana n'amateso rwose tubiganireho batangiye kuboneza abaturage koko ariwe muhungu wanjye numvaga ukwiriye kungira akamaro koko ariko byihorere ndakurikirana hafi aho ngaho gatuma teso umenya ibye na Korodine bikurikirane nyine maze nzamenye uwendereje undi ndetse n'uwazanye ayo magambo yose n'icyo gitekerezo cyo gukundana maze nzakwereka uko nzabigenza kandi akubundi umuntu wize kaminuza ankwira ahantu nk'ariya ati ko ari nk'ibyo byose hariya ni ahantu ho kwicara warize ukandika igitabo abaturage ukanywa bose bakureba ku munwa ukumira kose bakureba uretse n'ibyo byo gukundana na kariya kantu gasa kuriya ahubwo se yewe njye mbona macate tuzamugarukira none se kubona ngo ahora ngo abasanga basomana ariko umugore bitarageze kure ariko umugore uzi ko uri umupfayongo koko urumva udatangiye kubishyuhamo nawe wa mugore we nawe urashaka ko mba ba mwana ba macate koko wabaye gute koko uranyumvira ndarengana dawe nduwabikira Mariya na Yesu ese ubundi muvugana yakubwiye ko yageze i Kigali yewe ntabwo nari kumuhamagara koko nayo mfite umujinya rwose ahubwo navuganye na Saidi murumuna wanjye ambwira ko babonanye rwose ko yahageze ariko hari ibintu byanteye umujinya kurushaho ahubwo nibaje n'impamvu namuhamagaye aha ujye umubaza wabona nawe afite abo bacuditse sinumva ngo nabo ngo baba bafite ngo abo bita abasherida biraruta kugira ngo ajye gucudikana kari agakobwa
ibiki yakubwiye Saidi? yewe uzi ko papa Mandevu ngo yataye nyoko bukwe mu nzu koko ngo yagiye muri Kenya kureba ngo umuhungu we yasize muri Kenya ngo na muhungu yahabyaye ngo yamusizeyo bakabyara uzi igitangaza koko Mwagiye ngo kumureba ngo amukize ngo twebwe ngo twamufashe nabi yewe data we. Namubaje niba azi nagace papa yabaragiyemo koko. Avuga ati shwi ngo kuko yagiye na telefone afite. Nakugisishanura. Nta namwe twabasha kumubona ubuse tuzabigenza gute koko. Yego ko mana yanjye. Ndumva bitoroshye. Ubusa ahubwo mabukwe azabaho ate koko. None si uwo muhungu we mwari musanzwe mumuzi. Wembaza byinshi kuko nanjye ntabwo ntacyo naba nakubwira rwose. Yego uwo mwana we. Ni yaba ari byo gusa koko. Ibiki se noneho kandi ariko noneho. Numva ikindi gikomeye kandi kiri banga. Uramenye? Ndira. Nakomera koko. Ninanze kubikubwira ariko ndumva nibindi byose bimaje kundenga. Ibiki se noneho mana. Uzi ko buri Saidura mugore we mama Sifa. Uzi ibintu yakoze? Cyawa data we. Ibiki? Yawe. Yaramukubise. Numva se ko nura mugore atwite ntubizi ko nabikubwiye ko atwite kenda ari nkuru. Cyawa data we. Uramugore uzi ko nitonda. Anasenga. Burya ngwenda ntago ari ya Saidi. Ngo iki? Umuntu urara muri za nibature. Buriya Saidi ngo yifungije kera. Umwaka ukaba wararangiye hubwo. Mana yanjye. Agiye kubona abona umugore atwite. Eko ko mana yanjye. Na nubu ngo kugeza uno munsi ntaramenye no mutereye inda ahubwo byarabeberanye. Yarashakije yarahibye. Nawe yataye umutwe. None akubitaye nibazo bya papa koko. Mana yanjye we, amaye nka we. Yewe ibyo byo ndumva bindenze. Iyo nkuru yo ndumve pe, ndumva ishyushye. Muze koko mva ngo ishyushye nawe ariko ibikorye gusa. Wumva tarakababaro koko. None se Saidi kuki atakoze gushakisha ngo byibura. Yarashakije nyine yarahebye umva yabibwirwa n'ikize muri Kigali. Ubwo yabuze neza n'umuntu. Yego ko mana yanjye. Yagomba gushakisha byibura akamenya uwo muntu yiko wamuryamiye mu buriri. Baba we, ari nk'inahira ubero rero. Twe twarara tumumenye. Burya abanyakigali babyuka bigendera ntibamenye amakuru. Mva mbese. Ngako. Mana, ahubwo nukuntuma nkazinja mama Sifa. Ngo? Nkazumva mama Sifa, nkazamwinja nkamenya uko bimeze. Nigenda ahubwo nzagenda mushyiriye bya Noheli amakuru nkayo sinayayoberwa kuyakurikirana. Kandi wa mugore urumva urucurumire tumire uramenye dore iperereza racyakorwa turacyashakisha mbese murumva bitarabananiye. None se nitugishakisha nyine ubu se perereza uzava mu cyaro ujya gukora perereza I Kigali dore ko habaye mbese mushakira amafaranga nzajyeyo nzaza mbi. Uramenye umva kandi umugore we atazi ko umugabo yifungishije ariko uzi ko umugore umva nkubwire udodo munwa uramenye ntugire icyo uvuga uzambona. Iperereza rya Saidi rirakomeje kuwa mutereye inda umugore rizafata iki? Ubutaha ntuzacikwe n'ikinamico Idembe. Iki gice mumaze kumva cyanditswe na Bisangwa Nganji Benjamin. Ikinamico Idembe muyitegurirwa n'itorero rya Idembe Arts ku bufatanye na Kate Radio. Iyi kinamico muyikurikira kuri Kate Radio buri wa gatatu saa 2 na buri ku cyumweru saa 1:30 z'umugoroba kuri 96.7 FM. Ushaka kugendana n'Idembe umunsi ku munsi no gutanga igitekerezo cyawe ku ikinamico Idembe, kanda like kuri page yacu ya Facebook ariyo Idembe Arts. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo idembeart@gmail.com. Naho ubutaha. Abana bageze ku Idembe nanjye bageze